impyiko tugira ebyiri, habaho uduce tubiri tuba mu bwonko twitwa thalamus. Nukora mu bushakashatsi cyangwa se ukandika muri internet yawe ukandikamo thalamus, uzareba ikimara n'ikiricyo. Munsi ya thalamus harimo icyitwa hypothalamus, nako nagace gato kaba munsi y'utwo duce tubiri, ipo bivuga hasi. Ako gace ka hypothalamus niko gakontorora umuntu iyo ananiwe kugira ngo abe yaruhuka, niko gakontorora umuntu ashonje kugira ngo abe yajya kurya, niko gatanga komande zitandukanye kugira ngo n'amaside atandukanye agenda amanuka mu gifu. Niko gakontorora iyo umuntu ananiwe agomba kuruhuka n'ibindi bitandukanye. Naho ubundi umuntu yakora akazicwa n'umunaniro ntamenye ko yananiwe. Ariko nicyo kizakutuma uzabona umuntu avuga ngo yananiwe, hakaba ikindi kintu gishobora kuba ku bwonko bwe kigatuma wa munaniro wibagirwa agakomeza agakora. Nagiye mbona abantu benshi mu gihe cy'intambara yicara hasi akavuga ngo nagenze kilometero nyinshi ndananiwe sinarenga ahangaha, ariko yakumva igisasu kiguye haraguru ye akiruka akava nk'ahantu akagera muri kilometero 500 cyangwa se 100 zirenga. Bivuze ngo ubwonko bwe nibwo bwatanze komande kananiwe, ariko kubera indi circumstance, ikindi kintu kibayeho gitumye bwongera kwibagirwa umunaniro, arakomeza. Umunaniro rero wose uturuka ku bwonko nuko dutekereza. Ese wari uzi ko abantu benshi bavuga ngo bafite stress bidaterwa nuko bafite akazi kenshi cyangwa bakoze cyane kurenza abandi? Rimwe na rimwe kandi akenshi stress iterwa no kuba uri gukora akazi katari akawe. Iyo uri gukora akazi katari akawe urananirwa, ukagira stress, icyo bita umujagararo wo mu bitekerezo. Iyo Imana irema umuntu, ndetse Imana yakuremaga yafashe ubwonko bwawe, reka tuvuge ngo yabushyizemo amasinga wiring, kandi yabushyizemo amasinga ikurikije umurimo yari yarakuremeye gukora mu isi. Ntabwo yari yarigeze iteganya cyangwa se itekereza ko uzaza ukikorera ibyo wishakiye, yari izi ko uzaza ugakora cya kindi yagushyiraho gukora. Reka turebe uburyo umuntu atananirwa cyangwa se atananirirwa igihe abandi bananirirwa yari muri gakondo ye. Umugabo bita Yakobo, nusoma uzasanga aho yagiye gutendera Rasheli cyangwa se gushaka umugore cyangwa umukobwa yari yarakunze witwa Rasheli. Bibiliya ivuga ngo yari mwiza wese, tujye duterurwanya ngo recto verso, imbere n'inyuma, ngo yari beautiful. Ariko ngo mukuru we witwa Leya ngo yari afite amaso abengerana, bivuga ngo yarebaga imirari. Uyu mugabo Yakobo ngo bamubwiye ko agomba gukora imyaka 7 nta bindi bihembo kiretse kuzahembwa umukunzi we Rasheli. Twabonye yuko umuntu akunda destiny, passion, imbaraga bifite, cyangwa se gakondo cyangwa se destiny yawe cyangwa se Imana yakuremeye, the purpose of your life, impamvu wavukiye, uyikunda cyane kurenza umukunzi, umwana, nawe n'ubuzima bwawe n'amafaranga. Noneho reka turebe umuntu wakunze umukunzi we, bigeraho bamubwira ngo arakora imyaka 7, ngo imyaka 7 ngo yamuhwaniye n'iminsi mike. Muri Bibiliya narasomye ngeze kuri uyu murongo ndavuga oya, reka nongere nsome, bishatse kuvuga iki? Njya mu Cyongereza, njya mu zindi ndimi, nza gusanga niko hose bivuga nabo. Ni gute umuntu imyaka 7 yayumva ari nk'iminsi mike? Niba navuga ngo nk'amezi make, ngo nk'iminsi nayo mikeya. Si ubundi iminsi mikeya ni ingahe? Ni 2, ni 3, ni 5. Reba nawe imyaka 7. Bivuze ngo uburyo yakundaga Rasheli bwatumye atabasha kumva ko imyaka 7 ari 7, ahubwo wayibonamo nk'iminsi mike cyane, mu gihe cyose azagera kuri ya ntego yari yiyemeje cyangwa se kuri cya kindi kimuri ku mutima cyane. Ni nako iyo turi mu kintu twaremewe bijya bimera. Umuntu aricara mu kazi saa 3 zikagera, agatangira kwahira no kwinanura ngo ariko ngo aya masaha atagendara. Iyo ubikoze 2-3, ngiye mpita nkugira inama ngo andike urwandiko rusezera umukoresha ujye gushaka akazi ahandi. Ikintu uri gukora si Imana yakuremeye kuzakora. Twebweho iyo turi mu Imana yaturemeye gukora. Igihe kimwe madamu yansize muri salo saa 3, nari ndi gusoma igitabo cy'umugabo bita Donald Trump. Madamu ati tujye kuryama Sheri, ndamubwira ndaje neka ndayize chapter ndi gusoma, ninyirangiza ndayitanze. Ati ntutinde Sheri, ntago ntinda rwose. Yaragiye aza kugaruka mu saa 6. Aje mu saa 6 ngira ngo haciyemo iminota wenda nka 20, ndamaze se wabuze ibitotsi. Arambaza ngo none se ya paragraphe nturayirangiza wavuga kuri gusoma? Kumbire nayirangije birakomeza, numva ndacyahatwa cyangwa se ndacyakomeje gukomeza n'ibindi bice bikurikira. Ndamugane ndaje ntugire ikibazo none ndaje. Kandi gukora ibitotsi byari byanatangiye kumva ko mfite nk'umunaniro, ariko nawumvaga ari uko wenda yaraje nka gutya akanganiriza, mumva wa mungane ntananiwe. Amaze kugenda ndakomeza ndasoma. Saa 12 amihinguka za mu gitondo,
ntigeze nsinzira. Mu gihe abandi bica akazi binanura, abandi bajya ku matelefone, uko kwica akazi no gukora uko umukoresha kuri inyuma akenshi bituruka gukora ikintu kitari passion yawe, kitari cya kindi Imana yakusudiriyemo, reka byite gutyo, cyangwa se yashyize muri we nka rukuruzi. Iyo uri mu kintu cyawe ujya kugikora nta muntu wagushyizeho pressure, ukarenza amasaha, ndetse rimwe na rimwe saa sita ziragira bakubwira yuko pause igeze, kuvuga utari ko murabeshya, si saa sita zirageze kandi wumvaga byari nka saa tatu. Bituma wumva igihe kirimo cyihuta. Iyo umuntu ari mu kintu kitari icye yumva igihe kirimo kigenda buhoro, akarambirwa. Bibiliya twabonye ko itubwira ngo Imana yacu ntirambirwa, ntinanirwa, ahubwo abacogora baracogora, abari mu nzira yabo bagasubizwamo imbaraga, bakaguruka, bakiruka ntibananirwe, bakagenda ntibacogore. Iyo rero umuntu ari muri cya kintu Imana yamuremeye kuzakora, ikintu kibigaragaza ni uburyo iyo ari kugikora ibijyanye n'igihe abyiyumvamo. Igitabo cya mbere nacyanditse umwaka n'ukwezi. Abantu bajya ngo se si igihe kirekire, njye nkumva byari nk'iminsi mikeya, ndetse niyo nibukiranyije wenda nibutse igihe natangiriye kwandika igitabo n'igihe nagisoreje, ariko ubundi wari kumbaza namwe ni iminsi mike cyamfashe. Nuvuga ngo ikintu cyawe gitezemo uratangira kugikora ugatwarwa, imyaka myinshi ukumva ari nk'iminsi mike. Nicyo ngicyo nacyo kizakumenyesha yuko ikintu ari icyawe. Ese uri gukora mu kazi, ese iyo hari ikintu uri gukora, ni ikihe kintu wigeze kuba uri gukora ukibagirwa ko kuryama bibaho, ntunambirwe, ntunanirwe, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yesaya 3:1 ngo instead of shame and dishonor you shall have a double portion of prosperity and everlasting joy. Ngo mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni no kumwara ngo muzakubirwa kabiri iterambere n'umunezero uhoraho. Ndavuga ngo umuntu yari mu kintu cye iteka agira double, agira inshuro ebyiri. Aho niho kuvuga iki? Ubushakashatsi, abascientifique, abahanga bavuga ko buri masaha 6 umuntu yumva ashaka kurya. Turaza kukivugaho tugisorezaho. Ariko iyo umuntu ari mu kintu Imana yamuremeye gukora asonzera 12 byikuba kabiri. No mu munaniro nuko nguko. Mu gihe abandi bajya mu kazi saa sita bakumva rwose ntibarenzaho n'iminota 5, wowe zishobora kugera saa 10 zikakugereraho, nta muntu uje kubwira ngo isaha zageze, wari uri muri cya kindi waremewe gukora. Ushobora gushiduka bukwiriyeho n'amatara agatangira gucanwa, ahubwo ugashiduka uri kubaza ngo ubuse burije, ubuse bwije, kubera yuko ikintu ari icyawe. Ese wayura ryari? Saa 3, saa 6, cyangwa wumva wakomeza kwikorera nta kibazo? Uwitwa Thomas Edison yaravuze ngo I owe my success to the reason that I had no watch in my workroom. Ngo impamvu nagiye nsinda, ngo n'impamvu nsinda, ngo mbona nayitura cyangwa se navuga ngo byatewe nuko nta saha nagiraga aho nakoreraga. Thomas Edison wavumbuye ubuvumbuzi bwinshi mu kinyejana cya 20 yaravuze ngo ibanga ryanjye sinajyaga ninjiza isaha aho nkorera. None wowe isaha ihora ku kuboko, simbizi nimba ariko bimeze, ariko nimba ariko bimeze uzanshaka. Dushaka uburyo twategura ibaruwa isezera akazi, isaba kandi kazi kazatuma imyaka 7 ikaduhanira n'iminsi mikeya.